guys, nagarutse ndabashuje nanone mu izina rya Yesu Nelisa. Tuje kureba irindi somo ryo mu gisirimba, ariko hari umuntu wanyandikiye ambaza ngo ni gute umuntu yacuranga sebeni kayitangira. Reka nze ngamunyuremo gatoya hanyuma dukomeze n'isomo uburyo umuntu yashobora gutangira sebeni yenyine. Yambajije ngo ukuntu watangira sebeni ngo n'ibintu ushobora gucuranga igihe baba barekeye kuririmba kwa kundi nyine nk'aya makora aririmba indirimbo zifite ibitero. Tuze turebe noneho. Ni sebeni yacu dufite. Uko niko nyine ushobora gutangira, biterwa n'umuntu uko ayitangira. Uko niko ushobora gutangira sebeni wowe. Uvuga ngo akantu nakoraga mu mvango ngo tentere nakano ukubita hano gutya go. Ukubita aka kantu ushaka nko gucuranga baba barekeye nko kuririmba kwa kundi baba bashyizemo tamo nyine nawe ugakomeza ugacuranga. Kari uko ngutwo kadusubire ku isomo ryacu. Ubwo nzabitindaho nitwongera kwigisha nari isomo twari turimo n'iryo mu gisirimba base nahereye mbereka.
biragenda, uhera muri iyi noza, muri iyi note ya fa, ya F, ukayikubitamo gutya ngo ugahita ujya muri fa diyeze, muri diyeze yayo. Dusubizemo beat twumve. Guys, isomo ryari iryo ngiryo rero, mukomeze mukore subscribe, musharinge, mu comment mutubwire nta kibazo, kandi Imana ndabashimira pe, Imana ikumugisha ko mukomeje gukora subscribe, mukomeze no gusharinga. Tuzakomeza ubutaha n'irindi somo, noneho nzabategura irya Siro, ntabwo muretse kuba isomo rya Siro, tuzakora ubutaha, kandi mujye mukomeza mudukurikirane. Imana ikumugisha neza nk'uko bisanzwe, amen.